Nizere ko mumeze neza mwe mwese mukomeje kudukurikirana hano kuri Gicumbi News Online TV. Namwe muri kudukurikirana kandi munyuze ku murongo mugari kuri washitkadomo Gicumbi News akadomo ca akadomo rawa. Twizera ko mumeze neza cyane hagati aho ngaho. Abantu mwese muri kino gicamunsi kugenda mureba uburyo gahunda zifashe, twizera ko mukomeza kugubwa neza cyane. Ubwo wowe utarakora subscribe kuri YouTube jya uyikora kugira ngo ujye ubasha kubana natwe. Hagati aho ngaho hari inkuru iri breaking ahangaha abanyarwanda namwe mugomba kumenya, aho hashizweho ibisabwa ku mavuriro yemerewe gukuramo inda. Iyi nkuru rwose bakomeje kumwe ati Mustafa idukurikiranira utubwire uko bimeze. Igiye kuyijira bagatago Gicumbi News Group Media Limited bakubwira ko wowe ukeneye kuba wabagana kugira ngo bagwe serivisi nziza kandi zinoze. Ibyo hano mu kiganiro Gicumbi cy'amakomyari ku ukeneye kwamamaza. Karibu nawe kandi ukeneye photography mwiza ushaka gufatira amashusho cyangwa se amafoto karibu anga kugira ngo bagufashe ku bindi bisobanuro. Urahamagara nimero z'ababishinzwe ni 0788 11 hanyuma gahunda zibe fresh sana. Minisiteri y'ubuzima rero ishobora kwerekana ivuriro ryigenga cyangwa se clinique ryujuje ibisabwa mu gutanga serivisi zo gukuramo inda. Ni nyuma y'uko iteka rigena ibigomba kuzubahirizwa muri rusange kugira ngo nyine muganga akuremo umuntu inda nyine rihinduwe muri rusange. Iteka rya minisitiri rifite nimero 002 kaberamye MOH 2019 ku ya 8 y'ukwa 2019 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Ingingo yaryo ya 5 ryavuga ko gukuramo inda umuntu ibikorerwa ku kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa se kigenga kiri ku rwego rw'ibitaro cyangwa se clinique cyemerewe gukora nyine na minisiteri y'ubuzima ifite mu nshingano zayo nyine kugira ngo yemeze ko nyine koko ibyo bitaro bihari kandi bikora nyine. Aho kugeza ubu ngubu nyine iyo ngingo yahindutse mu igazeti ya leta ifite nimero 50 yo ku ya 9 kwa 12/2024. Iteka rya minisitiri nomero 002 akarongo kabanye MOH 2024 ryo kuwa 29 kwa 10/2024 rihindura iteka rya minisitiri nimero 002 karamye MOH akarongo 2019 ryo ku ya 8 kwa 2019 rigena bigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Akaruko uko bimeze rero muri rusange. Hanyuma ingingo yaryo ya mbere ivuga ko ikigo cy'ubuvuzi cyemerewe gutanga serivisi zo gukuramo inda ku muntu. Ivuga ko ingingo ya 5 iteka rya minisitiri nomero 002 MOH 2019 ryo ku ya 8 yo kwa 2019 rigena bigomba kubahirizwa gukuramo inda. Muganga akuremo nyine uwo muntu inda ihinduwe ku buryo bukurikira. Gukuramo umuntu inda bikorwa n'ikigo cy'ubuvuzi cya leta kigenga cyemerewe na minisiteri ibifite ubuzima mu nshingano gukora nk'ibitaro ndetse n'ikigo nderabuzima cyangwa se clinique muri rusange. Icyakora minisitiri ifite cyangwa se minisiteri ifite ubuzima nyine mu nshingano ishobora kwemerera clinique yujuje ibisabwa gutunga serivisi cyangwa se no kuzitanga nyine zo gukuramo inda nyuma bigasuzuma ibyo bisabwa. Bivuze ko nyine clinique yujuje ibisabwa ishobora kwemererwa na minisiteri y'ubuzima igakora igikorwa cyo gukuramo umuntu inda cyangwa se gusuzuma ibyo ngibyo bisabwa ibitandukanye n'ibyari bisanzwe aho clinique arizo zari zibyemerewe gusa. Hanyuma iteka rya minisitiri nimero 002 MOH 2019 yo kujya 8 kwa 2019 rigena bigomba kubahirizwa nyine kugira ngo muganga akuremo umuntu inda. Rivuga ko nyine gukuramo inda ari igikorwa nyine kiza ku mpamvu zikurikira.
iya mbere kuba umuntu afite rero uwo muntu nyine utwite ari umwana, iya kabiri kuba kandi usaba gukorerwamo inda hakoreshejwe kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, iya gatatu kandi ni ugusaba gukorerwamo inda yaratwitanye nyuma nyine yo kuba harabayeho nyine gufatwa n'umugore nyine ku gahato n'umugabo, hanyuma kandi ingingo ya karindwi yaryo nayo ivuga ko mbere y'uko umugabo akuramo umuntu inda agomba gutanga abajyanama nyine ndetse agatanga n'ubujyanama bwimbitse ku buzima muri rusange. Umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko nyine ko yemeye ko bayimukuramo maze agasobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose. Urumva ko ni uko nguko bimeze rero kabisa muri rusange. Ubwo ngubwo nyabuneka reka tuzarebe uko bizaba bigenda. Ese ibigo nderabuzima ko byabyemerewe abantu ntibagiye kujya bazikuramo ku bwinshira? Reka dutegereze turebe ikizabivamo. Ubwo nyine natwe tuba turi aho kugira ngo tubakurikirane agatanga mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane.